Yesu nashimwe, Yesu ashimwe. Amazina yanjye nitwa Nduwimana Jean Claude. Nongeye kubashimira ko mwagiye mukurikirana iyi channel yacu ab'Imana bera. Imana ibaha imigisha myinshi cyane. So rero ikintu kituzanye uyu munsi, hari abantu mwagiye mudusaba muti uzadusengere, dufite uburwayi bunubu. Nukuri uyu munsi najya ngo mumenyeshe ngo Yesu yakwibutse, najya ngo mubwire ko ari cyo kituzanye. Imana ibaha imigisha myinshi cyane. Niba wizeye rero, nongeye gusuhuza abari ku isi hose, abari muri Amerika, abari muri za Canada, abari muri Australia, abari mu Burundi, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hirya no hino ku isi. Suhuje abazungu, abarabu, abirabura ndetse n'abanyarwanda bose aho muherereye, abari mu bihugu bya Kongo ndetse n'abakongomani, mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Rero nongeye kubaha ikaze kuri iyi channel yacu ab'Imana bera. Urajya muri YouTube yawe ukande wandike ijambo ab'Imana bera, hanyuma ukande subscribe, ukomeze ubone n'amavuga butumwa ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero icyatuzanye, twazanwe no kugusengera kugira ngo imbaraga z'Imana ziboneke kuri wowe, kuko wari waduhaye igitekerezo uratubwira ati umukozi w'Imana wazadusengeye, reka nanjye mbasengere. Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Riravuze ngo wagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Wabwira umusozi ngo nutuze kandi wabikora. Wawubwira ngo nutabwe mu nyanja kandi wabikora. Ese ufite kwizera? Ufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi? Hari ukwizera ufite? Najya ngo nkumenyeshe ngo Uwiteka icyo agushakaho nta kindi, ni ukukizwa, ni ukuba mu bye, ugakora ibishimwa nawe ukazabona ubugingo buhoraho. Kuko ijambo rivuze ngo iki? Riravuze ngo nkunda abankunda kandi abashakana umwete bazambona. Haleluya, haleluya. Bibiliya rero ivuze ngo iki? Ijambo ry'Imana tugiye kubasomera riri muri Yesaya ibice 42 umurongo wa 6. Harakubwiye ngo njye Uwiteka Imana naguhamagariye gukiranuka, numara gukiranuka nzagufata ukuboko, nzakurinda, nzaguha kuba isezerano ry'abantu, no kuba umucyo uvira abanyamahanga bose, no guhumura impumyi, no kubohora imbohe, ugakura baba mu mwijima mu nzu y'imbohe. Haleluya. Imana ishimwe rero. Reka rero niba ufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, reka ngusengere kandi Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru igukize kandi kuvure. Imana yacu najya ngo umenyeshe ngo ikiza indwara zananiranye, ikiza ubumuga, ikiza indwara z'ibisazi, ikiza indwara z'imigongo, ikiza indwara z'imitwe, ikiza amakaseri, ikiza ibibyimba byo mu nda, ikiza za bwake. Imana isumba byose najya ngo nkumenyeshe ngo iravura kandi igatabara. Ndeka ngusengere mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Uwiteka Imana abane nawe, akugirire neza. Haleluya. Kuko umwami Imana izadutabara, nicyo gituma tutazamwara, nicyo gituma dukomera mu maso yacu akaba nk'urutare, kandi udutsindishiriza ari iruhande rwacu, nta mubisha ntawe. Mbese ufite kwizera? Birashoboka yuko ufite uburwayi umaranye igihe kirekire. Uyu munsi naje kugusengera. Birashoboka yuko inyatsi zari zarakubanye ikibazo. Uyu munsi naje kugusengera. Birashoboka yuko wari ufite ibyaha byari byarakunaniye kwihana no guhinduka byaranze, ndetse no guhindukira bikaba byarakunaniye. Uyu munsi naje kugusengera. Uwiteka arakiyakiza, Uwiteka arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Urajya ngo ngusomere ijambo. Bibiliya ivuze ngo iki? Yesaya igice cya mbere umurongo wa 16 haravuze ngo nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, nibiva imbere yanjye, nimureke gukora nabi, mwige gukora neza, mushakishe imanza zitabera, murenganura abarengana, mucire ipfubye urubanza. Ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga, ngo naho ibyaha byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na shelegi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Ijambo riti nimwemera mukumvira, muzajya ku byiza byo mu gihugu, ngo ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya. Rero icyo mbifuriza nuko mukizwa, mukareka ibyaha, mukareka ingeso mbi zanyu, mugakora ibyiza bishimwa n'Imana, mukazabona ubugingo buhoraho. Reka rero mbasengere kuko aricyo cyari cyatuzanye. Mwari mwaduhaye ibitekerezo, muravuga ngo tujye tubasengera, inyatsi ngo zarabazengereje, ko hari uburwayi mumaranye ibihe birebire. Reka rero mbasengere mu izina rya Yesu. Icyo ngusaba nta kindi, waba umugabo, waba umusaza, waba umusore, waba umukecuru, waba umwana muto, ndakwinginze fata ahantu urwaye maze tugusengere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Birashoboka ko ufite uburwayi bw'ibibyimba byo mu nda, aho hantu hakore. Birashoboka ko uribwa mu kiziba cy'inda, aho harambika ikiganza kubwo kwizera. Kuko natangiye nkubwira ngo niba ufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, wabwira umusozi ngo nutuze. Uyu munsi tugiye gutegeka ubwo burwayi bwakuzengereje, ibyo
bibazo, izo ngorane, ayo makuba, ubwo bukene, izo nyatsi, Imana irabigukuraho uyu munsi. Izo karande, ibyo bisekuru n'ibisekuruza bituma utagira icyo ufata, abakwemereye ntibaguhe, ndagira ngo mubwire ngo tujye kugusengera, Imana igira icyo ikora. Mbese ufite kwizera? Inyatsi zakubanye ikibazo, uracuruza ntibigende, wakora ntibigende, uyu munsi wizere gusa. Ucyumva iyi video uhite wizera, hanyuma Imana isumba byose ije kugurengera, ije kugutabara. Nturebe ngo video irasuku, nturebe ngo biragenda gute. Nababwiye neza ko nta bikoresho ndabona, ntarabona telefone ya touch. Najya ngo nkumenyeshe ngo rero ubwo ntarayibona, telefone yanjye ni iyi ngiyi, gerageza kwiyeranja kugira ngo mubashe mubone amavuga butumwa. Reka rero mbasengere kandi Imana isumba byose ibane namwe. Rero ngaho ufata urwaye, waba uri kwa muganga, waba uri muri gereza, waba uri muri bitaro, waba uri ahantu ubasha gushyikirana na YouTube yawe, ukaba ubonye video, nonaho uhite wizera ko igitangaza cy'Imana kikumanukiye ukiyireba. Reka tugusengere mu izina rya Yesu. Mwana w'intama w'Imana, wowe ukuraho ibyaha by'abari mu isi, wowe ukiza indwara zananiranye, kandi wowe uvura ukavura abarushye n'abaremerewe, uyu munsi turagusenze kandi turaguhamagaje. Reka imbaraga zawe zigende zigere ku isi hose, reka imbaraga zawe zigere ku gihugu cy'u Rwanda, reka imbaraga zawe zigere mu mpande enye z'igihugu, reka imbaraga zawe zigere hanze y'ibihugu, reka zigere muri za Canada, muri Amerika, muri Australia, muri Afrika y'Epfo, reka zigende zigere muri Aziya, reka zigende zigere muri Kongo, Tanzania, Burundi, Rwanda. Mwami Imana, turasengera abantu bose bagiye bariyo babashije kumva kureba iyi cano. Mwami Imana, reka umuntu wari ufite uburwayi bwose, bwaba ari ubw'umutwe, turabusengeye kugira ngo akirakize. Uburwayi bw'umugongo turabwirukanye, nibugende kandi akirakize. Uburwayi bw'amaguru, uburwayi bw'amaso, uburwayi bw'igifu, uburwayi bw'ipyiko, uburwayi bw'ikiziba cy'inda, uburwayi bw'amaguru bwananiranye, uburwayi bwo mu mubiri bwabaye amanyoberane, uburwayi bw'ahatagaragara, ubwo bwose ndategetse mu butware Imana yampaye, nibukira bugende bukurwaho mu izina rya Yesu. Indwara z'abadayimoni, izo ndazirukanye. Ibisazi mu ngo z'abantu, ibyo ndabyirukanye. Sakarande, izo ndazirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga z'Uwiteka Imana zongere kumanukira abarwayi bo kwa muganga. Reka Mana Imana ubavure, ubakize mu izina rya Yesu. Reka umanukira abari muri gereza, abo ngabo nubavure, ubakize kandi unabafungure mu izina rya Yesu. Uyu munsi ndategeka nk'uko Pawulo na Sila wabategekeye, za gereza nizikinguke, abantu basohoke, abarengana basohore mu izina rya Yesu Kristo. Reka indwara zananiranye, indwara zananiranye zikananira abaganga, ziri mu bagabo, ziri mu bakobwa, ziri mu babyeyi, ziri mu bana, ziri mu bakecuru, izo ndazirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Nzifashe mbere, ndakubita hasi abadayimoni bakarande, abadayimoni bo mu bisekuru ndetse n'ibisekuruza, ibyo ndabitwitse, ndabishiririje mu izina rya Yesu. Inyatsi zazengereje abantu bawe Mwami bari ku isi yose, izo ndazikubise, ndazikandagiye. Mbasengeye n'abazi, ariko kuko watubwiye kugirira urukundo, Uwiteka ndabasengeye bose, ntago ndeobanura ku butoni, kuko warambwiye ngo mu mahanga yose abakubaha bagakora ibyo gukiranuka, abo ngabo urabemera, kandi watangiye babwira ko intego nta yindi ari ugukizwa gusa, bakareka ibyaha bagakora ibyiza bishimwe nawe bakazabona ubugingo. Aka kamwanya ndategetse mu butware wamaye, funguje za gereza, ndategetse mu butware wamaye, indwara zose zikire, ari iz'umutwe w'uruhande rumwe, ari indwara za kaseri, ari indwara z'umuvuduko w'amaraso, ari indwara z'imitima, ari indwara z'imigongo, ari indwara z'ahatagaragara, izo zose ndazikandagira kandi ndategeka mu butware waduhaye. Reka imbaraga zawe Mwami ziganze, reka ineza yawe igote mu izina rya Yesu. Uwiteka Mwami, ndagutumye mu mahanga yose, mu bazungu, mu barabu, mu birabura, abo bose no mu bahinde, aho hose ndagutumye. Uwiteka ugenda uvure kandi ugenda utanga y'agakiza mu izina rya Yesu. Mweretse Mwami b'abakobwa bigurisha, bamwe bakunze kwitwa indaya, abo bakure mu busambanyi, ubakure mu buraya bwabo, abibone ndabakweretse mu izina rya Yesu. Ubakure mu bwibone bwabo, ubaha agakiza
agakiza mu izina rya Yesu. Mweretse mwami abana barara ku mihanda ndetse n'abakuru ubahaho kuba, utanga icyerekezo, ababurayi ubaha ibyo kurya, abambaye ubusa mwami ubambike, abashonje bagaburire mu izina rya Yesu. Nongeye gusengera mwami ababana n'ubumuga ubwo ari bwo bwose, bwaba ubw'ubuhumyi, bwaba ubwo kutumva, bwaba ubwo gucika ingingo, abo bose ndabasengeye ubaha agakiza kandi ubiyereke kandi ubavure, ubahumurize, ubabere umuganga, ubabere se, ubabere nyina mu izina rya Yesu. Nongeye gusengera mwami abanywa tabi, abo banywa tabi bose ndabasengeye ubaha agakiza mu izina rya Yesu Kristo. Abasinzi b'inzoga nabo bahereza agakiza, bave mu buyoga bwabo maze bakizwe, bakora ibyo gushimwa nawe, bazabona ubugingo. Nongeye gusengera mwami igihugu cy'u Rwanda cyose, ugiha amahoro, ugiha agakiza, utangeyo umutekano mu izina rya Yesu, ukizemo indwara mu izina rya Yesu. Ibihugu byo hanze byose ku isi hose ndabasengeye, abo tudahuje uruhu n'abo turuhuje babasha kumva ikinyarwanda ndabasengeye bose mu izina rya Yesu. Yaba umurundi, yaba umukongomane, yaba umwarabu, yaba umwirabura wese wumva ikinyarwanda ndamusengeye mu izina rya Yesu. Sengera abasaza, sengera abakecuru, sengera abakobwa, sengera abasore, sengera abagabo, sengera abagore mu izina rya Yesu. Dayimoni zitumva ibyo tukwiye kumva mwami izo zishe mu izina rya Yesu. Dayimoni zivanga izo ndazivumye, ndazitwitse mu izina rya Yesu. Reka imbaraga zawe Mana zigende ziganze, zigere ku babyeyi, zigere ku muntu wese wumvisha irivuga butumwa akumvira isengesho. Inyatsi zazengereje abantu tuzikuje mu biganza mu izina rya Yesu. Ababuze akazi ndabasengeye ubaha akazi mu izina rya Yesu. Ababaga mu buzima bwo gupfundikanya ubu bakuremo mu izina rya Yesu. Ubaha ubuzima buzima, abambaraga ubusa ubambike mu izina rya Yesu. Uvure n'ababandi bo ku mihanda babane n'ubumuga bw'uburwayi bw'ubusazi, ubavure burundu, bakire babe bazima, ubakuremo abadayimoni b'amoko yose babatumye mu izina rya Yesu Kristo. Uhumure impumyi, uhagurutse ibirema mu izina rya Yesu. Uhagurutse ibirema, ubyutse abantu kwa muganga bakirwe, bakizwe nawe, kandi imbaraga z'Uwiteka zikura inyatsi ku bantu bose. Utanga amafaranga, utanga icyerekezo, utanga aho kuba, utanga akazi, utanga imikorere mizima muri iyi si, kandi umukure inzara mu gihugu. Kuko Uwiteka ukuremo inzara, ukuremo imivurungano, ukuremo intambara, ukuremo akagambane, ukuremo amashyari, ukuremo inzangano, ukuremo ibibazo, maze utanga amahoro. Kandi ijambo ryawe rivuze ngo iki? Amahanga yose azagupfukamira, n'abatuye isi bose bazagupfukamira. Uwiteka urakoze kubwa buri wese wumvisha irivuga butumwa akumvira isengesho kandi akizera gukizwa nawe. Uwiteka ugira icyo uhindura, kandi mwami Imana atange feedback igaragaza ko data yumvishe, ahamagare, agshime, agushimire ko wakijije kandi ko wavuye uburwayi bwananiranye ku buzima bwe. Urakoze, urakabyara, ko hari ibitangaza ukoze, ko hari ibyo wiheshejemo icyubahiro. Urakoze kugeze mu bantu bawe bose ndetse n'ababuze urubyaro. Ndabasengera ubahe urubyaro kandi mu izina rya Yesu. Abari bafite ingo zisenyutse urakoze kongeye kuzubaka. Urakoze ko abaheranwa n'agahinda ubahaye ihumure, ubahaye amahoro. Urakoze ko ababuze abagabo ubahaye abagabo. Urakoze ko ababuze kirengera n'icyerekezo muri ubu buzima ubahaye icyerekezo, ukaba ubahaye kirengera. Urakoze ko uzanzahuye inzahare. Urakoze ko wihesheje icyubahiro kuri buri muntu wese mu ngeri zose. Urakoze ngaho mwami, ndagushimiye kurengeye isi yose ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Nanjye mbyatse Imana nizera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Murakoze cyane rero, Imana ibaha imigisha. Amazina ni Uwimana Jean Claude. Ufite ikindi gitekerezo cyangwa ikibazo ndetse n'inkunga zanyu zirakenewe, waduhamagara kuri 0783324200 cyangwa se 07281337. Imana ibaha imigisha. Ciao ciao, nakagaruka.